Dore ibitangaza biri kubera ku isi. Iyi si dutuyemo iri kubera akaga gakomeye, aho abantu bari gusubira inyuma mu bihe. Abo bantu bakweza ngo nabaye. Abo bantu ni Gen Z. Igisekuru cya Gen Z kiri gusubira inyuma mu bihe, ku buryo turi kwibutswa ibihe twanyuzemo n'ibyo tutanyuzemo. Amateka yabaye mu myaka ya mbere, ayo twize, ayo tutabonye n'ayo tutize, yose turi kuyasubiramo. Wakwibaza ngo biri kugenda bite? Bisa naho muri icyo gihe hari abantu babitse imizingo y'amateka muri icyo gihe, bateganya kuzayatwibutsa mu gihe kizaza. Bayashingura neza, bayabika hantu n'amazi ubwaho n'umuriro bitagera, kugira ngo ayo mateka atazasibanganwa. Bayashyira mu mitamenwa, barayafungirana. Byasaga nkaho bayahaye umwanya wo gutegereza igihe azongera gusubirizwa hanze mu mwaka w'igihumbi kimwe cyangwa se mu 2026. Ari muri iki gihe turimo, ni ukuvuga ngo hari amateka turi kongera kubona bundi bushya. Nyamara ayo mateka yabayeho ararangira bitunguranye. Muri uyu mwaka w'2026 hari indirimbo nshya turi kumva, nyamaze izo ndirimbo si nshya ahubwo zababanje. Myaka yo hambere zaracurangwaga, abakera barazikundaga, nibyo byatumye zibikwa. Urugero, hari indirimbo Ordinary ya Alex Warren. Iyi ni indirimbo yaje irahitinga mu minsi yashize mu mwaka w'2025. Turayikunda, nyamaze ntiyari nshya ahubwo yahozeho. Mbashimiye ko muri kutwumva. Kuri uyu munsi nagiraga ngo dushimire, tunaganire ku bantu bari kutuzanira ayo mateka ya kera, bakayatwibutsa, tukayumva, tukumva ni meza, nyamaze tutarigeze tubaho mbere. Tuvuye ku ndirimbo Ordinary, hari Papa Wute yaje kurikiye Ordinary muri uyu mwaka w'2026. Turayumva, barayituzanira, turayikunda kurute ku nshuro ya mbere yajeho. Bisa naho hari umuntu wafashe indirimbo za mbere zakunzwe azibika ahantu zitigeze zikorwaho, tukaba turi kongera kuzumva. Amatsika ahari, wakwibaza ngo ese ni iyihe ndirimbo igiye gukurikira? Twumvishe Ordinary, twumva Papa Wute, wakwibaza ngo mbese wa muntu agiye gukurikiza iyi ndirimbo? Biteye amatsiko, kuko kugira ngo umenye indirimbo igiye gukurikira byagusaba kujya gutabura ya mizingo b'abakurambere bahishe, ugacukumbura ukareba indirimbo yari ikunzwe muri iyo myaka yo hambere. Nyamara ibyo ntiwabishobora, ntibyanagukundira, ntiwanamenya naho iyo mizingo yahishwe. Kuri ubu ngubu ikisi hanze amaso ni indirimbo igiye gukurikira. Izaba imeze ite? Ni iyande? Ese yakunze ku kigero kingana gute? Kuri uyu mwanya isi yose iri mu gihirahiro, iri kwibaza indirimbo igiye kugikoreshwa ku mbuga nkoranyambaga, abantu bayikunze, ukaritsiye zose banyuzemo bacuranga iyo ndirimbo. Nyamara nibiratinda, dushonje duhishiwe koko. Iyo ndirimbo yenda kuza, ni ugutegereza mushiritse ubute. Gusa njyewe icyo nzi cyo nuko ntacyo nzi, gusa wowe ugomba kumenya ko iyo ndirimbo ihari igihe kitaragera cyo kuyisohora, cyangwa se ngo yongere nayikore riboni igaruke ku isi. Tuyumve, tuyikunde, abantu bose bayikunde kuri rwa rwego n'isi yose iyumva, yambukiranya imipaka, Afurika, Amerika, Uburayi na Aziya, bose bayumve. Imitwe y'abantu bose bakunda indirimbo kuri rwa rwego, barusha no gukunda ibiryo. Naha dushoreye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Naho ubutaha.